Murakoze, nitwa Niragire Agati. Abandi mama Elisi Akeza. Mba mutima yanjye nejejwe nuko ubutabera bubonetse mu gihe kirekire kimaze umwaka hafi ijya ku 2. Umuburanyi wacu aza bakadusubizayo ashaka impamvu ariko kuri iyi nshuro ubutabera bukaba bubonetse. Niyo mba mutima yanjye n'ubundi nkuko byatangiye mvuga ngo nizeye ubutabera, nizeye igihugu cyanjye, n'ubu kugeza kuri aka kanya nshimye yuko igihugu cyanjye kimpaye ubutabera, urubanza rukaba rubaye, ndabyishimiye. Nka mama w'umwana uravuga uti ubutabera nibwo nizeye, ndetse ndishimye ko umwana wanjye agiye kubona ubutabera, cyangwa se ngiye kubona ubutabera mu izina ry'umwana wanjye. Uyu mubyeyi nawe aburana avuga cyane yumvikanisha ko wowe nawe nta kibazo mwigeze mugirana, ndetse atashoboraga kuba yaguhekura. Niko kuri? Buriya rero umuntu ushaka kugira nabi ashobora kukwereka ubwiza kugira ngo nakora cya kintu utazamukeka, ariko unyeretse kuri mubi nanjye najya nkugendera kuri. Kandi usibye yuko ntago nabanye nawe mu rugo, urumva yari afite urugo rwe nanjye mfite urugo rwanjye. Umwana yagiye nge sinajyaga mu rugo rwabo, sinahuranaga nawe. Kuba navuga rero ngo yari mwiza, burya umuntu ni mugari no mubana urumva yuko agutungura. Kuba yabikora rero nta gitangaza kirimo, kandi yaranabikoze. Uyu mubyeyi hari imbaraga zindi yigize ashyiramo mu kuba umwana wawe yajya kuba mu rugo rwe, ku buryo wenda yaba ari nk'umupango yaba yarapanze akavuga ati naza nzahita mbikora? Imbaraga urumva ko nawe maze ku umwana byari bibaye ngombwa ko ajya kwiga bayo, byavuganye n'umugabo, simbizi icyo nzi cyubwo nuko yamwemerera ngo umwana aje, ariko nk'umupango yari yapanze cyera ko wumvise nabivuga neza ati ngiyewe nyina w'umwana none akabaye narakuyeho mbere. Buriya niko yavuze, nuko ngiyewe atabashije kumbona wowe yabonye hafi ni umwana. Bivuga ngo umwana ari kumwica nanjye mbona hafi akanyica, cyangwa akavuga ati ubwo uyu mwana apfuye connection yari hagati na se, ikibahuza n'uyu mwana ntaho bazongera guhurira. Vuga ngo rero uwo mugambi ni umugambi mubisha we yari yarapanze igihe kirekire, ahubwo nuko yaragize amahirwe akamubona hafi amwegereye. Numvise mu rukiko aho wagarutsweho bavuga bati mama w'umwana yavuze ko nta ndishyi akeneye, icyo akeneye ari ubutabera, nta cyamurutira umwana. Ariko kandi numvise umunyamategeko ubahagarariye Maître Karuranga avuga ati papa w'umwana we yavuze ko byibuze indishyi zatangwa ari $70,000,000. Iki kintu kijyanye n'indishyi kivugaho iki mama? Ngewe ku giti cyanjye nta cyasimbura umwana wanjye umwe rukumbi nari mfite. N'uwampa ibyamerenge byose nta kintu na kimwe gishaka kugusimburira umuntu. Noneho ngiye sinokuvuga ngo ni umuntu, ni ubuzima bwanjye n'umwana nawe mfite imbere n'inyuma. Icyo nshaka ni ubutabera, n'ubundi izo ndishyi mbere nari mutunze mugaburiramo buri kimwe cyose, ntabwo numva ko ari ikintu cyava mu maboko y'uwanyiciye cyasimbura umwana wanjye. Nta ndishyi numva yasimbura umwana wanjye, cyo nifuzaga n'ubutabera kandi burabonetse. Ni urubanza rwabaye rurerure cyane, urubanza rwaburanishijwe none kuwa 7 Nyakanga 2023, nyuma y'igihe kirekire rusubikwa cyane. Urubanza ruregwamo Mukanzabarushimana Marie Chantal ukekwaho kwica umwana witwa Akeza Elsie yarabereye mu Kase, nyuma yuko uyu mwana yasanzwe mu kidomoro cy'amazi cya litiro 200 yatawemo ndetse yatsindagiwemo. Uyu mama cyangwa se uyu mubyeyi Mukanzabarushimana Marie Chantal yaburanye ahakana icyaha, ndetse aburana avuga ko ibi byose akekwaho atigeze abikora, cyane cyane ko mu kwiregura kwe yavuze ko ubwo yamenyaga iby'urupfu rw'uyu Akeza Elsie yabimenye ari kwa muganga, ndetse akaza kubimenya abandi babanje kuba babimenya, we akabimenya nyuma. Saa 5:14 nibwo urubanza rwari rutangiye, nyuma yuko hari haciye akanya gatoya ko gutegereza ubushinjacyaha, dore ko wari uhagarariye ubushinjacyaha yari yabanje gutindaho gatoya.
ariko biza kurangira ahageze. Ubunganira mu mategeko Mukambarushimana Marie Chantal, Maître Jean Bosco yatanze izitizi avuga ko zimwe cyangwa se bimwe mu bimenyetso byashyizwemo n'ubushinjacyaha ku munsi w'ejo akaba ari bwo babibonye, ndetse akavuga ati se ni gute umuntu wunganira mu mategeko agomba kugenda haza ikimenyetso gishya kandi tugeze ku munsi wo kuburana. Umucamanza yavuze ko kuba yarabibonye bihagije, bityo atangiza iburanisha. Abwira Marie Chantal kuba yakwegera kuri bar akabasha kuba yakwisobanura kuri iki cyaha akurikiranyweho cy'ubwicanyi. Marie Chantal yaburanye hakana icyaha nk'uko natangiye mbivuga, avuga ko ibyo ashinjwa cyangwa se ibyo akekwaho byose ari ibinyoma. Icyo gihe rero byatumye umucamanza aho umwanya ubushinjacyaha kugira ngo nabwo bugire icyo buvuga, maze ubushinjacyaha nabwo buvuga ko bukurikiranyeho Marie Chantal icyaha cyo kwica Akeza RC, icyaha cyabereye mu Busanza kuwa 14 z'ukwa mbere 2022. Akazi mubashye amagaye gishongore mana y'abantu sasinatereye mana ndikanyaya naje gusengera umugabo mu izina rya Yesu mva gusenga kwanjye dore umugabo mana nshaka kuba ari muremure, kuba ari inzobe, kuba afite atari nk'iya King James mu izina rya Yesu, kuba mvuye kwiga Havadi n'amagana tugaturese n'abanyonzi n'amagana y'abafunzi n'amagana y'abafundi n'amagana y'abashyamba y'inzogo. Ubushinjacyaha bwagaragaje ko iperereza ryagaragaje ko uyu Akeza RC ataguye mu kagunguru ku buryo bw'impanuka, kubera ko ryagaragaje ko ahubwo uyu Mukambarushimana Marie Chantal mu gutegura iki gikorwa yatumye umukozi we kuri botike akamubwira ko agomba kujya kuzana amagi 2 y'amanyarwanda, akazana imineke, akazana ibirayi ndetse na biswi. Ubushinjacyaha bwagaragaje ko yabwiye uyu no mukozi we witwa Niragire Dativa ko amagi y'abanyarwanda agomba kuyashaka byanze bikunze akayabona. Ibi ngibi ubushinjacyaha bwabushingiyeho buvuga ko yarabizi neza ko amagi y'abanyarwanda ataboneka muri iyo quartier, bityo akaba ari uburyo yari yifashishije kugira ngo uyu nguyu Niragire Dativa aze gutinda aho yagiye yamutumye. Ubushinjacyaha mu kugaragaza iki gikorwa bwagaragaje ko umukozi yagiye mu dusantere tubiri, agasantere ka Kivumu ndetse n'akagashyushya, aho yakoze urugendo ruri hejuru y'iminota 30 ndetse akamara n'iminota iri hejuru ya 20 ategereje amagi, bityo bakaba babona icyo gikorwa cyose muri rusange cyaramaze isaha irenga kugira ngo umukozi abagarutse mu rugo yavuye guhaha nk'uko yari yatumwe na nyirabuja. Umukozi atashye yahuriye ku muryango na Marie Chantal nk'uko yabivuze mu ibazwa rye, ari kumwe n'umwana mutoya wundi ufite umwaka umwe n'amezi 11 nk'uko byagaragajwe. Bahura ari kurira, ariko uyu mukozi aramuterura aramuhoza. Marie Chantal wari ugiye kwa muganga nk'uko nawe yabivuze ubwo yireguraga, nawe aragenda, ariko uyu mukobwa cyangwa se uyu mukozi wo mu rugo akaba atarongeye guca iryera uwitwa Akeza RC, ndetse mu kumushakisha yakomeje kumushakisha, ariko nk'umuntu wari kurera umwana ntiyabyitaho cyane, ahubwo ubwo yajyaga ngo kuvoma amazi cyangwa se kudaha amazi muri iyo ndobo agira ngo yite ku mwana wari wanduje imyenda ye, nyine ko ari umwana ukiri mutoya, yadashya amazi abona umwana ari muri icyo kidobo. Uwo mukozi wo mu rugo yahise ahamagara uyu nyirabuja amubwira ko umwana yashakaga yari yabuze, yamubonye mu kidobo cy'amazi cyangwa se muri iyo tank ya litiro 200. Hanyuma amubwira ko amusanzemo yarohamye. Umudamu nawe amubwira ko agomba kuba yatabaza akagira babibwira. Muboye batabaje rero harimo witwa Prote, ari nawe wahageze mbere, bivugwa ko ari umuvandimwe wa Rutiyomba papa w'umwana, akahagera akagerageza kongerera umwana umwuka cyangwa se kumufasha mu buryo bw'ubutabazi bw'ibanze kubera ko yari yarohamye, ariko bikanga bikaba iby'ubusa umwana agapfa. Ubushinjacyaha kandi bwagaragaje ko kimwe mu bimenyetso kindi bwashingiyeho ari ukuba uyu mwana uko azwi atarigeze na rimwe cyangwa se atarigeraga ajya hanze yambaye ibirenge,
bityo inkweto ze kuba zarasanzwe muri koridoro hafi y'icyumba cya magaze ndetse n'icyumba cy'uno mudamu bari kumwe, bikaba ari ikimenyetso bashingiraho bavuga ko uyu Marie Chantal yivuganye Akeza Elsie. Mu bimenyetso bindi ubushinjacyaha bwagaragaje harimo ikimenyetso cya raporo ya autopsy igaragaza ko uyu mwana atishwe no kurohama, ahubwo ko bigaragara ko hari umuntu wamushyize muri ayo mazi. Hari indi raporo yitwa crime scene cyangwa se uko icyaha cyakozwe muri rusange, yagaragaje ko aho ikidomoro kiri ari kigufi ugereranyije n'uburebure bw'umwana, ndetse igaragaza ko umunwa w'icyo kidomoro ari muto ku buryo uwo mwana atari gushyiramo umutwe ngo amanuke yitsindagiremo. Ibyo byose bikaba babishingiraho bavuga bati ni ikigaragaza ko hari uwamushyizemo akamutsindagiramo. Ubushinjacyaha kandi buvuga ko uyu mwana Akeza Elsie kuba yaragaragaye, ubushinjacyaha bwagaragaje kandi ko imvugo za Marie Chantal kuba zivuguruzanya akaba adahuza n'umukozi we, kuba uyu Nirere yaravuze ko uyu mwana atajyaga ajya hanze na rimwe atambaye inkweto, kuba abatangabuhamya uwitwa Nema wagaragajwe nka mushiki wa Rutiyomba yaravuze ko bari basanzwe bafitanye amakimbirane mu rugo, ndetse ngo mu bihe bitandukanye hari ubwo ngo banarwanye, uyu Florier ndetse na Marie Chantal bigeze kurwana, ndetse ngo anamukubita aramuniga, amuhuza ku gitanda, amukubita keto, ndetse ngashaka no kumutwikisha ipasi. Ibi byose ngo byakozwe na Marie Chantal. Ibi ni byagaragaye mu buhamya bwitwa Nema avuga ati aba bantu n'ubundi ntibari babanye neza. Umuturanyi umwe mu batanze ubuhamya yavuze ko uyu Marie Chantal yigeze gusanga abana bari mu rugo iwe hanze aho bakina, ariko asanga hari uko bahashyize umwanda ngo abategeka kuyoresha intoki. Ibi nabyo ni kimwe mu byashingiyeho bavuga bati uyu Marie Chantal n'ubundi ibikorwa bye bimugaragaza nk'umuntu udafite ubumuntu. Umucamanza yahaye umwanya Marie Chantal ngo yisobanure ku byaha aregwa, maze Marie Chantal ku cyaha cyo gutuma umukozi ibintu azi neza ko bitari buboneke kugira ngo atinde, by'umwihariko amagi y'amanyarwanda, avuga ko ibi ngibi ari ikinyoma kubera ko aya magi ye yagiye akayashaka ndetse akanayabona, ngo yaza kuba adahari ntiyari kuyabona, kuba yarayazanye ngo ni ikinyoma kigaragaza ko atamutumye ibintu bitaboneka. Marie Chantal kandi yahakanye kandi ko ntaho atigeze ahurira n'umukozi kuri gate, avuga ko kujya kwa muganga kwe atari ibintu yapangiye aho, ari rendezvous yaramaranye iminsi 3 ndetse n'umugabo we yarabizi, ndetse akanavuga ko uyu Dativa yamusanze ari kumwe n'abana babiri. Aha yabisobanuye avuga ko uyu mwana Akeza yarahagaze ku rugi rumwe ruringaniye n'icyumba cye, ndetse nk'uko yasabye umukozi ko yamuha biswi, ngo yaravuze ati ngo ibiswi yinduye mushiki w'uno mwana, ubwo ari n'uwo nguwo wenyine mutoya. Yahakanye kandi ko atigeze ahamagarwa ako kanya ibyo bikimara kuba, kuko ngo yagiye kwa muganga agategereza abantu 6 bakivuza, 6 bamara kwivuza akagerwaho. Ibyo byose bikaba atarabwirwa icyo gikorwa ko cyabaye. Umucamanza yamubajije kuri raporo ya autopsy, maze Marie Chantal avuga ko ubushinjacyaha bwagakwiye kugaragaza ibimenyetso bigaragaza neza ko ari we wishe uyu Akeza Elsie. Hanyuma kuri crime scene iyi raporo nayo yavuze ko nta kidasanzwe, kubera ko kuba nta kintu basanze mu kidomoro yaba yaragiye akurikiye, ibyo atari byo byashingirwaho bigaragaza ko umwana atagiyemo, cyane cyane ko ubwo hakorwaga iyi raporo bagaragaje ko umwana nta kintu kidasanzwe cyaba cyaramurangaje muri icyo kidomoro ngo abe yagikurikira, umutwe we ube wajyamo ucuritse. Iki kimenyetso yakiburanyeho avuga ko ubutabera cyangwa se urukiko rwazagisuzuma rugasanga nta shingiro gifite. Umushinjacyaha kandi yamubajije ku bukubaganyi, yakomeje avuga ati uyu mwana yarakubaganaga, avuga ko amubaza
igisobanuro cy'ubukubaganyi yari amaze kubona ku mwana mu gihe cy'iminsi 3, avuga ko nubwo bwose uwo mwana yari aje kuhaba uwo munsi yari asanzwe ahaza mu bihe bitandukanye, bityo yari asanzwe amuzi ku bijyanye no kuba yakora ubukubaganyi. Yabajijwe ku mvugo ya Neema Vestine yo kuba yari asanzwe afitanye amakimbirane n'umugabo we, avuga ko ibyo ngibyo ari ukubeshya, ko uyu Neema ahubwo ari umuntu bari bafitanye ibibazo bisanzwe nk'umuntu washakanye na musaza we. Akanavuga ko umugabo wa Neema yigeze kugerageza gushaka kumutereta. Ibi ngibi umucamanza yahise abyamaganira kure, aramubwira ati iki ntabwo aricyo kiri kuburanishwaho, icyo kuba warateretswe n'umugabo wa Neema. Ikiri kuburanishwaho ni ukureba niba nta ruhare wagize mu rupfu rwa Akeza. Mu kwiregura, Marie Chantal yavuze ko mu ibazwa ry'umugabo we ryo kuwa 17 Mutarama yari yavuze ko nta kibazo bafitanye. Ku bijyanye n'abaturanyi batanze ubuhamya bavuga ko uyu Marie Chantal ari umuntu usanzwe ugira umutima mubi cyangwa se ibikorwa bimugaragaza nk'umuntu ushobora kuba yakora igikorwa kibi kijyanye no kuba yagira ubugizi bwa nabi, yavuze ko aba baturanyi atabazi. Ahakana ibyo bamushinje byose, avuga ko ubuhamya bw'ibyo batanze butigeze bubaho namba, avuga ko ibyo byose bitabaye. Uyu Marie Chantal yavuze kuri Akariza, umwana bivugwa ko yabaga muri urwo rugo, ndetse ubushinjacyaha bwavuze ko yavuye mu rugo atorotse kubera ukuntu yafatwaga n'uyu Marie Chantal. Avuga ko Akariza batandukanye mu buryo bwiza, nta kibazo bagiranye, ndetse anavuga ko uyu Akariza yavuye mu rugo rwe we n'umugabo we bagiye i Musanze badahari. Yongeye kandi kuvuga kuri Prote nk'umutangabuhamya ugaragara nk'uwakoze ubutabazi bw'ibanze. Avuga ko uyu Prote ubwo yahageraga yasanze uyu Akeza RC atarashiramo umwuka, nubwo bwose ubushinjacyaha bugaragaza ko yahageze uyu mwana yamaze gushiramo umwuka. Uwunganira mu mategeko Marie Chantal, Maître Jean Bosco, yahawe umwanya kugira ngo agire icyo avuga ku byo umukiriya we yari amaze kwireguraho, maze ashingiye ku ngingo ya 29 y'itegeko nshinga rya Repubulika ryavuguruwe ku bijyanye n'ibyaha nshinjabyaha. Avuga ku bijyanye no kutaryozwa icyaha kandi uburyozwa cyaha ko ari gatozi ku wakoze icyaha. Akavuga ko ibimenyetso by'ubushinjacyaha bitagaragaza nta shiti koko icyaha cyakozwe na Marie Chantal. Ashingiye kuri raporo ya autopsy, yavuze ko iyi raporo ubushinjacyaha burimo kuyivuga mu buryo buhabanye n'ibiri muri raporo. Avuga ko handitsemo ko umwana yishwe no kurohama, ahubwo atishwe ngo abe yaroha, ahubwo yishwe no kurohama. Ubushinjacyaha bwongeye guhabwa umwanya kugira ngo bugire icyo buvuga, nabwo bwitsa cyane ku kiyo kuba uyu Marie Chantal imvugo ze zirimo kwivuguruza. Bukomeza kugaragariza urukiko ko uyu Marie Chantal mu bihe bitandukanye mu ibazwa rye yagiye asubiza ibintu bihabanye n'ibyo yavugiye imbere y'urukiko. Ibi ngibi byatumye ubushinjacyaha buvuga buti hari ibyo ari guhimbira hano kugira ngo yidefande cyangwa kugira ngo aburane nk'umuntu umaze igihe muri kondisiyo zo kuburana, ariko ibyo yavuze mu ibazwa nibyo byagashingiweho. Umucamanza yafashe umwanya ahereza umunyamategeko Maître Karuranga wari uhagarariye uyu muryango mu buryo bwo gukurikirana ikindishyi, maze agira icyo avuga. Maître Karuranga nawe mu kujya kuvuga ku ndishyi yabanje kuvuga uko we n'umuryango wa Akeza bakoze analize ku cyaha uyu Marie Chantal akekwaho kuba yarakoze, ndetse bakanavuga n'impamvu simusiga bo babona zishobora kuba zaratumye uyu Marie Chantal akora icyo cyaha. Mu gusobanura ibi, Maître Karuranga yavuze byinshi bitandukanye, aho yavuze ati uyu Marie Chantal yahisha ababyeyi Rutiyomba Floriye barinda bashakana, amubwira ko ababyeyi be bapfuye muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, nyamara papa wa Marie Chantal kugeza isaha ariho, ndetse na mama we yapfuye nyuma ya jenoside. Ibi
byashingiyeho bavuga bati ni ikimenyetso kigaragaza ko uyu muntu yari yaraje n'ubundi afite undi mugambi mubisha wo kuzagira icyo akora muri uru rugo. Ikindi kintu bashingiyeho bagaragaje ibipimo bigaragaza uko uyu mwana Akeza Elsie yanganaga, aho bavuze bati Akeza Elsie yari afite metero 1 na santimetero 15, nyamara ikigega cyari gifite santimetero 90, bityo ntabwo yagombaga kunama ngo ahite ashyiramo umutwe ahite agwamo. Icyo nacyo kiri mu byo bashingiyeho, ndetse banagaragaza ko intugu ze zifite santimetero 32, mu gihe umunwa w'ikigega wari ufite santimetero 29. Bakavuga bati se yaba yarijyanyemo gute gutyo niba koko ari we wishyizemo, ko byasabye ko atsindagirwa. Icyo nacyo ni kimwe mu byarebweho. Iki ngiki rero Maître Karuranga yakivuzeho avuga ati ibi nabyo bizashingirwaho bareba niba koko, cyangwa se urukiko rureba niba koko uyu Akeza Elsie atarishwe. Yongeye kuvuga ati kuba uyu Marie Chantal ntahagaragaza ko uyu mukozi yagize uruhare mu rupfu rw'uyu mwana, ndetse bikaba bigaragara ko ari bo bonyine bari mu rugo nk'abantu bakuru, ubwo hagomba kugaragara undi waba warayigizemo uruhare. Ubushinjacyaha bwahawe umwanya kugira ngo bugire icyo buvuga ku bijyanye n'ibihano. Ku bijyanye n'ibihano rero ubushinjacyaha bwasabiye Marie Chantal ko yakatirwa igihano cya burundu nyuma y'uko urukiko rwaba rumuhamije icyaha. Marie Chantal agira icyo avuga kuri iki gihano, avuga ko urukiko rwazabisuzuma rugasanga ari umwere, rukaba rwamugira umwere. Ndetse ku kijyanye n'indishyi zasabwe na Maître Karuranga zingana na miliyoni 70. Izi miliyoni 70 uyu Maître Karuranga akaba yavuze ko yazishyizeho nta kindi kintu kinini ashingiye uretse kuba ari agahinda cyangwa se indishyi cyangwa se uburemere bw'icyaha uyu Marie Chantal yakoreye umugabo we Rutiyomba Flori. Ikindi kintu uyu Maître Karuranga yagarutseho gikomeye, yavuze ko ubwo basezeranye ivangamutungo muhahano, ibi nabyo bakaba babibona nk'imwe mu ngingo ishobora kuba yaratumye uyu Marie Chantal yivugana Akeza, dore ko mu busesenguzi bwabo ngo babonye ko uyu Marie Chantal yari atangiye igikorwa cyo kwivugana abana ba Rutiyomba batabyaranye, kugira ngo nanamwivugana nawe ubwe imitungo azayisigarane wenyine nta bazungura bajemo. Ngaye nguko rero Marie Chantal n'umwunganira mu mategeko bavuze ko urukiko ruzasuzuma rugasanga uyu Marie Chantal ari umwere, rukaba rwamugira umwere. Maître Jean Bosco ashingiye ku ngingo y'111 ya procédure pénale yavuze ko kuba uyu Marie Chantal akekwa nta kimenyetso simusiga kigaragaza ko yishe Akeza bimugira umwere. Agaragaza ko gushidikanya ku bimenyetso bigira umwere nyiri kuregwa. Umucamanza yapfundikiye urubanza yanzura ko ruzasomwa kuwa 28 Nyakanga saa 7 z'amanywa. Akaba aribwo tuzamenya niba koko Marie Chantal ari umwere cyangwa niba hamwe n'ibyaha ashinjwa kugira ngo abashe kuba yabihanirwa. N'urubanza rwari rurimo magwiye nyinshi niko nabivuga, kuko n'urubanza Marie Chantal ubona ko we yariteguye cyane, kubera ko yashyizeho uburyo bwo kubwira abacungagereza ati mumproteje ntihagire umuntu umfotora. Ndasuhuza cyane abarimo turatsinze, abarimo ndayambaje, aba ni abagabo rwose bari bagoranye hano ku rukiko bavuga bati mudafotora Marie Chantal, mutamufotora. Ubona ko wagira ngo hari undi mubano wihariye bafitanye. N'ubwa mbere mbibonye abacungagereza bagerageza guproteje umufungwa cyane by'indengakamere, ndetse bakagerageza no kwikoma abanyamakuru bagenzi banjye yabo Igihe, The New Times n'abandi twari turi kumwe bo babivuga. Abanyamakuru twari tuhakubitiwe Fisi nuko mudakunze kumubona,
ariko we yabibabwira kamera ye bari bayimennye. Ariko ubwo ngubwo icyo twebwe tureba icyo ubutabera bwanzura, ibi byose tubivuga kugira ngo wenda n'ahandi hantu haba nka kese nk'iyi bamenye uko babyitwaramo, cyangwa se n'abantu bamenye bati ibi bintu ni bibi, ibintu bya ba mukase ibiki bikunze kuvugwa. Ariko twebwe turi hano mu nyungu rusange kubera ubutabera bugenewe abanyarwanda bose. So rero reka twebwe kugira byinshi cyane tuvuga, ngira ngo ibyinshi mwabyumvise. Umubyeyi w'uyu mwana afite ibyo atangaje, mwabyumvise nabyo. Reka twizere ko ubutabera buzakora akazi kabwo mu bushishozi bwabwo bugafata icyemezo kuri uru rubanza.